Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media TV. Aba basirikare mubona ni abasirikare b'u Burundi bamaze kuba bafatwa amatekwa. Ndaje nkubwire amahano bari gukorera igisirikare cy'u Burundi. Bari kukigambanira ndetse kandi biri no kugenda bitanga umusaruro ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Ndaje nkubwire uburyo ki bari mu mazi abira, ari nabyo biri gutuma bagenda batanga amakuru mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Si ibyo gusa kandi turaza no kuba twakerekera ahitwa kwa Murima. FRDC yatunguye twirwanaho na M23 igaba ibitero, ariko ibintu biyibayeho mw'abantu mwe ni ibintu bikomeye cyane tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro. Ese byagenze bite mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? Ariko ahantu hitwa rwose muri Masisi, muri axe ya Bibwe, by'umwihariko muri groupement ya Bashari Mukoto. Ahangaha rwose abayobozi bayoboye igisirikare cya M23 ngiye kukubwira muri iki kiganiro barishimira ko bamaze kwirukana FDLR, ngo bibatwaye iminsi 28 ya FDLR yahoraga itesha umutwe ibice bitandukanye bya Masisi ishaka no gufata Rubaya. Abo bayobozi ngiye kuba nakubwira ngo bamaze kuba bayirukana, nicyo bari kwishimira mu buryo bukomeye cyane. Mu yandi makuru rero, intumwa za Gisegeti zamaze kuba zakerekera muri Angola kwa Joao Lorenzo mu rwa mukuru wa Rwanda, ariko ibintu babayeho baragiye bahura n'igisebo gikomeye cyane. Uyu mugabo arabiyama ati nababwiye ko mujya mu biganiro mutaratakaza ibice bitandukanye, none mumaze kubitakaza, muraje ngo nimbafashe. Ndabafashe iki? Uyu mugabo abwije ukuri, ari nabyo tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro. Wowe nkundira unkandire like, nkandira like niba ukunda ibiganiro byacu, ubundi urebeho hasi ko wakoze subscribe, nusanga utarayikoze uyikandeho, ubundi uhita ufungura n'akazogera. Njya nkunda kubwira abantu ngo like iyo uyikanze bituma ikiganiro ukireba neza kidategwa, ndetse kandi bikanagifasha gukwirakwira kikagera ku bandi bantu benshi. Ubwo rero urumva ko ni umusanzu uba udukoreye mu buryo bukomeye cyane, kuko ubu tweretse urukundo gukunda amakuru yacu. Ndizera neza ko umuntu wese udafite umutima mubi ashobora gukanda like. Ikindi, subscribe iyo uyikanze ituma uko tuzajya dusohora ikiganiro uzajya ujya kuri YouTube uhita ubona ibiganiro byacu, ariko nanone akarusho iyo wafunguye akazogera bwo ubona notification, hanyuma ukabwirwa ko ikiganiro kimaze kugera hanze, hanyuma ukareba amakuru agezweho mu buryo bukomeye cyane. Njyewe rero turi kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka. Dukunda kubana mu biganiro bitandukanye bigaruka kuri politike na diplomasi, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Yego, munyemerere aya makuru tuyahere kuri ya batayo y'igisirikare cy'u Burundi yamaze kuba yafatwa. Ariko imbere gato ko tuvuga kuri iyi batayo, uwabanza nkababwira ibyishimo biri mu Masisi. Mbere ku makuru meza y'ibyishimo biri mu Masisi, muri axe ya Bibwe, muri groupement ya Bashari Mukoto. Ahangaha rwose General Budwe, uyu nguyu rwose ari kumwe na Colonel Gakufi, nibo boherejwe kuri misiyo yo kurwanya za FDLR za Wazalendo zateraga Rubaya ziturutse muri biriya bice byegereye Warikare. Noneho baroherejwe ngo bajyane kuri operation bafatanye kurwanya adui, kugira ngo ataza kuba yafata ibirombe bya Rubaya, ngo abe yafata ibice bitandukanye birangira afashe na Goma. Ni ukuvuga ngo barimo barishimira ko banatanze raporo babwira Makenga ko afande ibyo wadutumye turabirangije, kandi bidutwaye iminsi 28. Tukiri ako kantu ku minsi 28, byumvikane ko ari ibintu bitari byoroshye mw'abantu mwe. Nubwo aba bagabo nabo batoroshye, ariko ibyo bakoze nabyo ntabwo byari byoroshye. Uwo bahanganye nawe ntabwo yari yoroshye. Noneho urumva mw'iyi minsi ngira ngo mwarabibonaga mu gihe cyashize, twabonaga za FDLR zivuga ngo Rubaya turayifashe, ngo turi hejuru yayo, bakifata amafoto bari kumwe na za Wazalendo bavuga ngo dore Rubaya ngiri hasi yacu, ngo tugiye kuyifata. Noneho abantu bakagira ubwoba, ese Rubaya nigenda ariyo yatumaga Amerika yumva impamvu za M23, kubera ko harimo ibirombe. Aho Amerika iraza kongera kumva icyo M23 irwanira, kandi M23 idafite Rubaya, abantu benshi nyine bakabyibazaho. Noneho nicyo cyatumye General Sultani Makenga akoresha inama igitaraganya. Iyi nama arayikoresha, abayobozi bamwe mu gisirikare bayitabira igoma. Arababwira ati rero ibintu byamaze guhindura isura, hagire bamwe bagenda beretere kuri adui bamwirukankaho kibuno amaguru paka bamuminukije imisozi ave hafi ya Rubaya, kubera ko Rubaya niyo radio tuvugiraho, nirwo ruvugiro dufite.
tudafite Rubaya ntabwo twavuga ngo amahanga twumve. Abasirikare rero barabyumva, bano bagabo bari kwishimira rero ko bagiye bagakubita Aduyi bakamwirukankana. Amafoto nagiye mbona agaragaza barageze mu ndake za Aduyi, barageze mu bubiko bagatwara intwaro, ndetse kandi amafoto yandagaragaza utwose turi gushumba ahantu hakurya mu misozi za Warikare, bigaragara ko ngariho bimukiye. Niba bari batetse, niba bari batwitse ibiki ntumbaze. Ubwo rero urumva ko aba bagabo bimukiye za Warikare bandi berekera mu byerekezo bya Pinga, ndetse kandi ngo cyakora ngo bafite umugambi wo kuzagaruka bakanyura muri Virunga bagashaka guhungabanya umutekano wa Goma. Ese abantu bakubitiwe Masisi hafi ya Rubaya bazaturuka mu gice cy'amajyaruguru ya Goma babashe guhungabanya umutekano wa Goma? Ibi ngibi tuzabireba hamwe mu kindi kiganiro. Nihaba hari andi makuru yavuzwe agendanye n'ibyo, uzabe hafi tuyakugezeho uburyo bukomeye cyane. Gusa ikiriho kandi cyo kwishimira nuko abaturage bo muri axe ya muri groupement ya Bashari Mukoto baratuje. Ubu tuvugana bamwe bagarutse mu byabo bitewe nuko amahoro yagiye aboneka, kandi yabonetse atari ibiganiro gusa bibaye, hari ibitambo byatanzwe, hari inkomere zakomeretse kugira ngo amahoro aboneke. Mw'abantu mwe, urugamba si umukino, urugamba si umukino w'umupira, urugamba ni ukwitanga nyine kugira ngo abandi babeho. Amakuru y'ingenzi rero agaragaza rero ko umujenerali, bamwe mu bajenerali bari bayoboye ibi bitero harimo uwitwa Generali Rumuri ndetse n'uwitwa Generali Jean Marie. Abangaba nibo ba FDL bari bayoboye ibitero, banakubiswe n'uyu mujenerali no mukoloneli wa M23 Generali Buduwe ndetse na Colonel Gakufi. Colonel Gakufi wingira ngaturuka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe, ariko urumva nyine bamaze kuba bakihuza. Ni kimwe no ko ari abasirikare ba M23 bari gufatanya na Twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero urumva ko nguko ibintu bimeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri territoire ya Masisi, nguko aho byerekeje mu buryo bukomeye cyane. Muyandi makuru, ya batayo y'igisirikare cy'u Burundi, batayo yitwa Tafoke 33 niyo yatakaje abasirikare benshi bafashwe matekwa muri runo rugamba rwabereye mu Minembwe. By'umwihariko ngahitwa Rugezi hafatiwe abasirikare benshi cyane batagira ingano, bari bisanze nyine muri ambushi, bamanika amaboko nuko barafatwa. Ariko noneho amakuru y'ingenzi aragaragaza ko aba basirikare bafashwe ngo higanjemo n'abayobozi bamwe bari banafite amakuru akomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi, ku buryo ngaribo M23 na Twirwaneho bari kwifashisha kugira ngo babashe kumenya ese ni biki biri kujya mbere mu gisirikare cy'u Burundi, nihe migambi hari, ni izihe mbaraga bafite. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko bamwe banze kugambanira igisirikare cy'u Burundi bagaceceka kugeza nuko bavuga bati niyo twapfa nta kintu twavuga. Hakabamo n'abandi bakeya bemeye kugira ibyo bavuga, ndetse kandi bavuze byose ntacyo basiga, bavuga ati memuke ndamuke, bahemukira igisirikare cy'u Burundi ariko baramuke. Biravuga ko abo ngabo ugeranije ubarebye ubona aribo bakinafite ubuzima, batanahuye n'ihungabana rikomeye cyane ugeranije na babandi banze kuvuga bihagazeho. Biravuga ko ubutasi bwa M23 niba bakoresha ipesi, niba bakoresha iki, ariko ngo amakuru bagusabye baragukuramo bubina bwiza ubyanze cyangwa se ubikunze. Biravuga ko rero aba batasi ba M23 na Twirwaneho bamaze kuba bafata abagabo, ndetse kandi babajyanye baboshye bakabajyana kuri chef d'état major mu Minembwe kwa General Sematama, ndetse kandi bafite Twirwaneho zibarinze zifatanyije na M23. Nta ntwaro bafite, baraboshye kandi barafungiranye, umutekano wabo uracunzwe, ariko bari gukurwamo amakuru akomeye cyane. Bagiye bafatirwa mu rugamba rwakomereye mu Mikenke, urugamba rwa Poezero, intambara nyinshi zagiye zibera muri bira bice bitandukanye. Hagiye hafatirwamo za mateka ko Aduye yagendaga ahunga, abandi bakaburu abakomeretse abagize ute bagafatwa. Utuvugana rero amakuru batanze niyo yagejeje ku ntsinzi M23. Twababwiye mu kiganiro cyabanje y'ubwato bunini bwarohamye mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse kandi bamwe bakavuga ko ngari drone ya M23 yaba yaburashe ahagana hasi bukatangira kwinjiza amazi paka buruhamye. Abandi bakavuga ko mu kiganiro cyashize nababwiraga ko bishobora kuba ari submarine yabuteye igasiga umusirikare hasi, akabura saturutse munsi akategamo igisasu, hanyuma akegeraho gatoya kigata kibuturikana. Ubwo rero ayo makuru yombi icyahurizaho nuko ubu bwato bwagabweho igitero, ndetse kandi kikagera ku ntego yo kuba bwararohamye bw'igisirikare cy'u Burundi nkuko twabigarutseho mu kiganiro cyabanje. Ubwo rero amakuru bari kugenda bayatanga, amakuru ari ibiri Baraka, kubera ko aba basirikare bafashwe bavugana n'abari Baraka n'abari Karemi, baravuganaga sinzi niba yindi ubu bakivugana,
ariko amakuru bafite bari kugenda bayatanga, nari mu gisirikare cy'u Burundi yose bari kugenda bayatanga. Ubwo rero mwitege ko mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha akurikiyeho dushobora kuza tubabwira amakuru atandukanye n'andi muri kugenda mwumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero mu yandi makuru tutagiye muri byinshi, intumwa za Gisegeti zamaze kuba zakerekera muri Angola, ariko ngo zirasebye mw'abantu mwe. Ariko mbere gato ko tuvuga kuri izi ntumwa, munyemerere mbanze babwire ko kuwa Mulima aka ni agace kaherutse gufatwa na twirwanaho na M23 kaherereye muri Kivu y'Amajyepfo, muri territoire ya Fizi. Aka gace biravuga ko za FRDC zatunguye M23. Abantu benshi bumvise amasasu avugira muri ibi bice kwa Mulima, ariko baravuga ngo M23 iratewe, ngo birarangiye, ngo igiye gusubira inyuma kubera ko yari itewe na FRDC ndetse n'abarundi. Ariko ngo ikintu cyaje kubaho mw'abantu mwe, aba bagabo koko byanyabyo biravuga ko bahateye, ariko ngo nta mbaraga nyinshi bari bafite, ndetse ngo nta n'amakuru bari bafite yatwirwanaho na M23 bari muri ibi birindiro byahoze ari ibyabo mu minsi mike cyane ishize. Nta makuru bari bafite y'abarimo n'imbaraga zirimo. Noneho ngo bateye abasore, ngo bareka binjira mu birindiro, bumvise ko bateye, baje barasa bameze nk'aho bari gutera ubwoba. Hanyuma abasore biryamira hasi, ahubwo bahita bakora iki cyo bakita nk'uruziga, bazenguruka ibirindiro. Hanyuma FRDC zose zizazinjiramo, zigenda zisakasaka, zikabona nta barimo, zitangiye kuvuga ngo turahafashe, ngo zaje kwisanga mu kamashu. Abenshi bafashwe matekwa, ndetse kandi bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi. Hanyuma ubundi abagerageje gutoroka mw'abantu mwe, ibintu bibabayeho, baraharasiwe ku buryo bukomeye cyane utabasha kwiyumvisha, kubera ko nta yandi mahitamo bari basigaranye. Bamwe bagerageje gutoroka iyi ambushi, kubera ko nibo bari bateye, ariko bahita bategwa ambushi, kubera ko urumva umuntu bateye musanze mu birindiro, urumva biragoye ko wabimukuramo, cyane cyane usanze akurusha imbaraga. Cyakoze usanze wazimurushagaho birashoboka, ariko usanze yari yakwiteguye cyangwa se akurusha imbaraga, cyangwa se hari amakuru yari afite, ubwo urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Abagabo rero ngo bahuriye n'uruva gusenya hano kwa Mulima, ariko ngo nibo bari bihaye gutungura, kandi basanga uwo batunguraga we ahora yiteguye, ntatungurwa, ahora yiteguye. Twirwaneho na M23, abangaba rwose nibo bamaze kuba bakorera akazi gakomeye cyane hano muri bino bice bya kwa Mulima. Ariko nubwo ari FARDC, ntabwo ari abari baturutse Baraka cyangwa se Karemi, ngo ni abacengezi bari baracengeye cyangwa se barishahishe mu baturage. Noneho ugasanga baravuze ngo reka tugende dufate ibindi birindiro, bagenzi bacu niho baza kudusanga nibumva twabifasha. Cyangwa se ugasanga babuze na nk'inzira iberekeza Baraka nabo ngo bakomeze nk'abandi, cyangwa se ngo bagende Karemi, bakavuga ati ntabwo tugomba kwicirwa n'inzara ahangaha mu giturage, nidusahura abaturage baratuvamo, bavuge ko duhari, reka tujye kugaba ibitero turebe ko hari icyavamo. Sakindi irabibyara ikindi. Rero ubwo rero urumva ko Sakindi yanze kubyara ikindi. Ubwo rero niba abasirikare bizagenda bite mw'abantu mwe, ibintu bikomeje kugenda bikomera kurushaho. Mu yandi makuru rero, intumwa za Gisegeti zamaze kuba zakerekera muri Angola, mu mujyi mukuru wa Rwanda uherereye mu gihugu cya Angola. Ni igihugu gikunze kuvugwa ko ari inshuti ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikaba giherereye mu majyepfo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu gifite amoko gihuje n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugero twavuga nk'abashi burya no muri Angola babayo, ndetse kandi n'abandi bagiye batandukanye ushobora kubasanga muri Angola, ukabasanga no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bihanira imbibi. Abaturage bamwe bucya mu gitondo babaye abanyangola, ubundi mu gitondo bakaba abanyaRepubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ubusanga ibihugu byombi gufata ibyangombwa byabo biroroshye cyane, cyangwa se kwiyita umunyagihugu waho biroroshye cyane, ku buryo ushobora gusanga bitewe n'agace arimo ahise yitwa umunyagihugu waho ngaho, kubera ko nta nubwo biranagoye kubatandukanya rwose. Ntabwo bavuga ngo umushi wo muri Angola no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo babatandukanye, ni ibintu bigoye cyane. Bose ubona ari bamwe, ururimi rumwe, umuco umwe, ariko nyine si abashi gusa, hari n'andi moko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isangiye na Angola. Ubwo rero ngira ngo ni icyo ngicyo wenda ibihugu bishingiraho bishaka kubana byarafatanyije. Angola yaje gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri bwa butumwa bwa Samidia Rasi bwa SADC, ngira ngo mwarabibonye. Ariko Angola ya Perezida Joao Lourenço yagira inama Gisegeti, aravuga ati Gisegeti wakemeye ibiganiro, intambara ikarangira, kubona ko ibintu bikomeje kugenda bigukomerana. Gisegeti
akagisha inama mushuti we ndayishimiye ko bangira inama ngo ndeke intambara tujye mu biganiro bigende biti, ndayishimiye nawe akahita areba intambara nihagarara amadolari ndayakuraho igisegeti yampaga, agahita areba akabona ikiraka cye cyaba kirangiye, agatavuga ati mushuti wanjye reka nkubwiye intambara nuyireka baragufatana igihugu, igisegeti n'abatari kubundi nawe ni perezida nyabaki, ibyo ndayishimiye ambwiye nibyo, akirengagiza inama za Joao Lorenzo Wangora. None Joao Lorenzo yakiriye intumwa azakira nk'abashyitsi bisanzwe, niba banasangiye ntumbaze, ariko bageze ku ngingo nyamukuru baramubwira ati rwose tugarutse kugusaba ubufasha, niba uri bwohereza igisirikare, niba uri bwohereza intwaro, niba ari inama uduha, icyo ubona cyose wadufasha gikwiriye ukidufashe, kuko igihugu cyacu cyose turabona ko bagiye kugitwara, uha mugabo we kandi uri inshuti yacu. Aravuga ati rero ntabwo mpakana ko ndi inshuti yanyu, ariko nababwiye kenshi ngo nimujye mwemere ibikubiye mu biganiro, mwubahiriza ibiganiro, intambara ihagarare, ariko sobuja wabatumye yarabyanze, yaransuzuguye, kandi ibintu nabwiraga nari mbizi ko mushobora kuzaza mumbwira ati byanze ibyo twagerageje, ariko rero mbabajwe nuko mutemeye inama zanjye mukaba muje ngo ngire icyo mbafashe. Ubwo rero mbabwisha ukuri nta kintu ndi bubafashe, ngaho ndabasezerera amahoro mwitahire, ariko nta kintu ndi bubafashe kubera ko mwanze kunyumvira, mwaransuzuguye. Narabwiye ati mureke intambara mujye mu biganiro, muranga. Nari mbonye ko dutsinzwe muri SADC, twaragerageje biranga ntako tutageze. Barwanyi bafite icyo barwanira, bafite ubushake, bafite impamvu, mwakabaye muzitega amatwi kandi mukazumva ibyo basaba mukabishyira mu bikorwa, dore ko bitanagoye cyane. None mwarabyanze, none muragarutse, nta kintu rero ndi bubamarire, ngaho nimutahe musange sobuja mubwire ko nta kintu mbambariye, ariko ntanze kuba inshuti yanyu, ariko namwe mwaranengushe, mwagombaga kumva inama zanjye, ngaho nimutahe mwumve. Uwanze kumva ntabwo yanze no kubona, nk'abantu mwe nibyo bibaye ku ntumwa za gisegeti zamaze kuba zerekera muri Angola. Ubwo rero twahirukanaga mu kiganiro tubabwira ko zagiyeyo, ariko tugarutse tubabwira ko byanze, nta cyavuyemo, rwose bakamye ikimasa niko navuga, nta kintu babonye. Ubwo rero mw'abantu mwe murumva ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, haba ku mirongo y'urugamba, muri politike na diplomasi. Aya makuru turakomeza kuyakurikirana. Nyemerera tuze guhurira mu kindi kiganiro, nshimire byimazeyo umuntu wakanze like, umuntu wakoze subscribe agahita afungura n'akazogera, ndamushimiye, kandi abashya bajeho ndabakiriye. Njyewe nitwa Baraka, turakomeza kugenda tubana no mu bindi biganiro, ndabifuriza no kugira amahoro y'Imana.